ejo muzaza igice noneho turebe impamvu tugomba kwezwa. Hazagira umuntu n'umuvuga mugiye ngo ntabwo ndimo ngo ugende ibindeba, aho uzasanga bikureba cyane. Uzasanga bikureba cyane kandi iki cyumweru kirarangira Imana n'ibikungu byose ituvana. Imana hagacyura. Kwezwa rero nari nabwiye ngo ni isoko y'iki y'agakiza. Haleluya. Wakubaza isoko y'agakiza wamusobanurira ko ari iki? Kuvuga isoko y'agakiza ni guterana. Uzi ko ushobora guterana n'umunyedini, uzi ko ushobora guterana utaje gusenga aho ubasha kureba abasha gusenga. Bakakubaza barakora batasende umunsi yaje bangana abaje se ninde ushibashije bona no mukanya kase ngo yaje nawe umeze nk'amaneko miterere urase ubona n'uzayaje bona aho tushima cyane yaje urase ibyo bintu barebe kuboneza ushobora guterana utayiteza ushobora kujya no mu mirimo y'Imana uteje ariko kwezi isoko y'agakiza. Amen. Ntabwo isoko y'agakiza ari ikizagaragaza ko wakishijwe ari inshingano ntabwo banakwibeshyaho bakagutorera imirimo kandi udakishijwe, si byose bakwibeshyaho rwose ntunajye inyuma y'itorero kandi ukwiye kuhajya kubera ko wowe ufite wagiye wihishahisha mu mirimo ntibakubone. Ushobora kwihisha mu mirimo abantu ntibakubone kandi uri umunyamufiti.
tugezeho gahunda z'umurimo w'Imana ngasoza zo gusengera umwigisha wacu tuganiriza ijambo ry'Imana kare. Haleluya. Amen. Itangazo rya mbere uko Yesu ari umwami. Dushimira Imana ikomeje kuturinda, ikomeje kuduha ibitondo byiza tuzindukira mu nzu y'Imana, kandi dufite intego nziza yo kwezwa. Turi gusenga kugira ngo Imana ikomeze kutweza kandi Imana ikomeze kudutunganya, dukomeze kuba mu buzima bwejejwe. Rero twese tugeshe ijuru dusenga Imana, fatara akanya bafate dusenga Imana, dusengera umwigisha wacu kugira ngo uyu mwanya usigaye atuganirize ijambo ry'Imana. Uri Imana nziza, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka muri byose, kandi uri Imana ibarira uhereye kera kose witwa Imana, kandi uzahora uri Imana yacu. Iki gitondo wagize neza, wadukanguye ukanguka turi bazima, utuzana mu ihema ryawe, aricyo wifuza kuvugana natwe iki gitondo. Aje ukatuzana mu ihema, uduhe kumva no gutegera umutwe ijambo ryawe, twumve icyo Umwuka Wera abwira amatorero. Dusengeye umukozi wawe ugiye kutuganiriza, nawe ari we ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Umwuka Wera w'Imana amanukire kuri we, imbaraga z'Imana zimukoreshe, kandi icyo wagambiriye ku bwoko bwawe, ijambo ryawe rize riri mu mwuzuro wo kugira ngo twumve neza kandi dusobanukirwe icyo twifuzaho mu gihe nk'iki ngiki. Turakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi kuri wowe. Twongere kandi dushime umwami wacu Yesu wazutse yazanye. Izi imbaraga zo kwezwa no kwiga, uyu munsi kubabwira ukwezwa bizadukiza imigambi y'ababisha n'abanyeshyari. Kwezwa bizakurinda, kwezwa bizagufasha, kandi kwezwa kw'itorero bizarinda n'igihugu cyacu. Ibyo mugomba kubimenya ko imbaraga z'igihugu ziba mu biganza by'abasenga. Buriya abasenga bafite uruhare rukomeye cyane mu kubeshaho igihugu no mu kukirinda no kurinda umutekano w'igihugu, kandi twibereye mu masengesho. Nagira ngo rero mberekeye imirongo tugiye gusoma, ndababwira kwezwa n'iki, nindangiza mbabwire mu kwezwa bigiye kubafasha bikabarinda. Turasoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo wa 30. Hari ibintu bine ngiye kuta mbasabira biri muri uyu murongo. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, igice cya mbere umurongo waho wa 30. Aravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu, waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa.
kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka. Tuvuge amen. Imana niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu. Imana kubwira ijambo ibanze ihabwa icyubahiro. Haleluya. Niyo iduha kuba muri Kristo Yesu. Hari n'igihe umuntu yavuga ngo arakijijwe, ngo arasenga, ngo yaje muri nibature. Imana niyo iduha no gukiranuka. Imana niyo iduha gusenga, niyo iduha kubyuka, ni nayo idutera umwete. Ntabwo waje kubera yuko ari wowe, ahubwo waje kubera Imana. Sinzi niba mubyumvise. Ntabwo waje kubera ari wowe, ahubwo waje kubera Imana. Imana niyo yakubyukije, niyo yaguhaye ubwenge, niyo yakurinze, niyo yaguteye umwete. Mbega byose ni Imana yabiteye. Ntabwo waza kubwira abantu batasenze niba turi ngo mwebwe ngo kuki mutaje, nawe waje kubera Imana. Iyo yagushoboje nayo izagushoboza ikindi gihe. Imana yabicyuye. Imana rero bimaze kuduha muri Kristo Yesu. Yesu Kristo ahita duhindukira ibintu bine by'ingenzi. Ngo umwami Yesu waduhindukiye icya mbere ubwenge buva ku Mana. Icyo kintu rero mu mugisha twaboneye muri Kristo. Nanjye rero ndazamura ikiganza cy'iburyo, abicaye hano, abicaye hano, abicaye hariya n'abari hariya, basabire ubwenge buva ku Mana. Imana ibaha ubwenge buva ku Mana. Haleluya. Ubwenge buva ku Mana ndabusabiye abagabo bari muri biterere. Basabiye ubwenge buva ku Mana mw'abagabo mwe, kugira ngo mubashe kuyobora ingo mufite. Imana ibaha ubwenge buva ku Mana, kugira ngo mubashe kubana n'abafasha abantu. Imana ibaha ubwenge buva ku Mana, kugira ngo mubashe kurera bariya bana. Imana ibaha ubwenge buva ku Mana, mushobore kuba muri ubu buzima bwa Kigali mutiyanduje, muri abakiranutsi. Imana ibaha ubwenge buva ku Mana. Bisabiye n'abagore, bisabiye n'abasore, bisabiye n'abakobwa, hadasigaye n'umwe. Basabiye ubwenge. Iyi minsi irasaba ubwenge buva ku Mana, kugira ngo mubashe kumenya uko bavuga, mubashe kumenya uko basubiza, mubashe kumenya uko bitwara mu kigeragezo n'uko bitwara no mu makuba. Birasaba ubwenge buva ku Mana. Cya kabiri, basabiye gukiranuka kuva ku Mana. Cya gatatu, basabiye kwezwa. Cya kane, basabiye gucungurwa. Kuvuga ngo Yesu yaduhindukiye ubwenge, gukiranuka, kwezwa no gucungurwa. Murumva mutakwiye kumuha amashyi. Rero mu bisobanuro byo kwezwa bitanu. Icya mbere, kwezwa ni ukuba mu buzima bwo guhorana na Kristo. Niba hari abantu bazanye agakaramu mwandika ibyo turi kwiga, kwezwa, umuntu nakubaza ngo kwezwa ni iki, uzamusubiza ibi bisobanuro bitatu ngiye kubaha byo kwezwa. Icya mbere, kwezwa ni ukuba mu buzima bwo guhorana na Kristo. Subiramo numve ko wabifashe. Kwezwa ni iki? Subiramo twese. Kuba mu buzima bwo guhorana na Kristo. Kuvuga ku wa mbere muri kumwe na Kristo, ku wa kabiri muri kumwe na Kristo, ku wa gatatu muri kumwe, ku wa kane muri kumwe, ku wa gatanu muri kumwe, ku wa gatandatu muri kumwe, buri saha, buri munota muri kumwe na Kristo. Icyo nicyo bita kweza. Kubera ko Yesu we ashoboye kweza, kandi niwe kwezwa kwacu. Iyo turi kumwe nawe rero tuba turi mu buzima bwo kwezwa. Mwabyumvise. Icya kabiri rero, kwezwa ni iki? Kwezwa, Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 4:7, aravuga ngo Imana niyo yaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Kwezwa ni iki rero? Kwezwa ni umuhamagaro wacu. Subiramo gutyo. Kwezwa ni umuhamagaro wacu. Wumvise warahamagariwe iki? Kwezwa. Imana yaduhamagariye kwezwa. Ibindi abantu bajyamo, ejo nari nabibabwiye, abantu ntibaze mu muhamagaro, ahubwo Imana ishoboza abantu bagume mu muhamagaro. Kuko Imana yaduhamagariye kugira gute? Kwezwa. Ibindi byadusanze mu rusengero bitubaho nyine biri aho, ariko icya mbere cyatuzanye hano mu kwezwa. Icyo cya
nicyo cyatuzanya. Ntabwo tumwaje ahangaha muri urusengero ngo bamwe bazaba abapasiteri, abandi baba abarimu, abandi baba abadiyakoni, abandi bayobora amakorali. Hari n'umuntu uzajya hejuru hano nta kintu kimwe bamutoreye, ariko icy'ingenzi cyarakubayeho, kwezwa byarakugezeho. Haleluya. Kwezwa ni ikimana guhamagariye. Umenya ikintu uhamagariwe ni ikihe? Wakubaza ngo wahamagariwe iki? Ese ugiye kugira gute gasave? Uzambwira ko ugiye kugira gute? Kwezwa. Ubu twaje muri nibature, ntabwo twaje kwifotoza, ntitwaje kwirata, ntitwaje kubwira abantu ko twabishoboye, twaje kwezwa. Ubu nibereye muri uyu murimo hano bimodezwa. Umwere kandi cyubahiro. Wahamagariwe kwezwa. Abo umuntu imirimo yo mu rusengero ukaguhindukiriraho ejo bundi, noneho baramubwira bati rero umuvandimwe wajya kubara amaturo, none twabihinduye, hari abandi bantu tugiye gushyiraho batuzajya babara amaturo. Ahita arakara, aravuga ko narize ko pasiteri ubwo kumuye ku maturo. Avuga ati none se amaturo ntabwo wakora iyindi mirimo utabaza amaturo? Ngo none se nuko aricyo nahamagariye. Umuntu yahamagarirwa kubara amaturo. Bayanyura mu gihe kandi nk'abadiyakoni. None se nuko aricyo nahamagariye kubara amaturo. Ahubwo twahamagariwe kwezwa. Ababyumva mu Imana amashyi. Ushobora kubikora ukwezi, ushobora kubikora amezi abiri, amezi atatu ugakora ibindi, ushobora kubikora hano, ukundi kwezi ukaba wagiye muri paruwasi ugakora ibindi, ushobora kuyobora korali, mu yindi minsi ukaba urimo urayobora paruwasi, ushobora kuyobora nibature, mu yindi minsi ukaba wahawe izindi nshingano, ushobora kuba pasiteri hano, mu yindi minsi ukaba wagiye kwiga muri universite. Mbega ikintu twahamagariwe kidahinduka ni ukwezi. Ibindi byo bishobora guhinduka, ushobora kuba wicaye hariya, ubundi bakakwicaza hariya, ibindi bishobora guhinduka, ariko kwezwa umuhamagaro original. Haleluya. Umuhamagaro rero muhagarareho neza. Icya gatatu, Pawulo yandikiye Abatesalonike mu rwandiko rwa kabiri, Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 13. Haravuga ngo Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no ku kwizera ukuri. Imana yabatoranirije agakiza kava hehe? Gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Kwezwa ni iki rero? Kwezwa ni isoko y'agakiza. Subiramo gutyo. Kwezwa ni iki? Ni isoko y'agakiza. Isubiremo nawe hano. Ni isoko. Kwezwa ni isoko y'agakiza. Mufite isoko y'agakiza gusa. Kwezwa ni iki? Kwezwa ni iki? Kwezwa ni iki? Twese hamwe tubivuge. Kwezwa ni isoko y'agakiza. Tuteshejwe agakiza. Mwaba abanyedini, mwakwibera abantu nyine babatijwe mufite amazina menshi, ariko muteshejwe agakiza gahari. Kubera yuko agakiza gashinze gatuze, agakiza ntakafite. Nta muntu ushobora gutsindishirizwa gutezwa. Iyo uzi imbere y'Imana muri bukagwa mu babone amasengesho babiri bagiye gusenga, umwe ukoresha mikoro, undi arinde ari umufarisayo. Umufarisayo yagiye avuga iki? Yaragiye avuga ngo Mana ndagushimiye kuko ntameze nk'uriya ukoresha mikoro. Wumve amasengesho utangiye gusenga wigereranya n'abandi, usuzugura abandi. Ayo masengesho ni mazima, aya narwaye, ayo ni ay'abayobe n'ay'abantu batazi kwezi icyo ari cyo. Ariko arangije avuga imirimo ngo ndagushimira Mana kuko ntangamuntu kimwe mu 10, ngo kandi ngo niyirize ubusa, ngo 2 mu cyumweru, gusa ibyo barabisenga. Ibyo biri barabisenga ngo Mana ndagushima kuko niyirize ubusa. None se niba wakoze nyine wabikoze. Hari n'abantu byo kumva ubutumwa, aho nawe kuvuga ubutumwa Imana imuhaye akajya kuvuga
kuvuga ibitangaza Imana yamukoresheje. Ngo turi hano mu giterane, ngo harano twari turi mu butete, ngo nzura umuntu n'ubaramuzo nyine yarazutse. Yesu araza kutubwira ngo cyangwa zura bapfuye baraha. Abo bazuye urababwira cyangwa zura abandi bari gupfa. None ndashima Imana tugiye guhana mu mwaka wa 2000 ngo turi mu majyepfo ngo mu muri mwiza yarahumutse. Twe turashaka niba bihari bigaragara muri iyi minota. Ibya kera rero byararangiye. Nawe ukomeza ubivuga. Aho iby'ubu ngubu unabwire imugiri hano ubu niho twabyemera. Ukwiye kuvuga ibya kera ngo kera ngo twajyaga ngo twuzura umwuka hanyuma umuntu ukuzura ibigize. Iyi minsi none n'uruzura ibigize. Ko kera mwuzura umwuka, ko kera ngo twari dufite agakiza, ubu noneho mufite ikihe? Ubwo mufite ibikino. Ibyo bintu rero by'abantu bajyamo bimeze nk'iby'abafarisayo n'ibyo bavuga imirimo ngo ngewe ngo mfite imirimo ngo ndayobora korali ngo ndayobora minisiteri ngo ndi umwinginzi ngo nkaba umuhanuzi ngo nkaba umusatuzi ngo nkaba umutwigirizi ngo nkaba ibyo bintu twigiriza ibyo bintu ukomeza kuvuga wabiretse kubivuga ahubwo abo bikorera bakaba aribo bazabikora. Urinde ko bivuga mwiki waretse tukavuga Imana hanyuma Imana ikagaragarira mu byo dukora. Iyo niyo Mana. Umukoresha w'ikoro niwe wabimenye arangije kuko yarazipezwe cyane cyo arangije atinya kureba mu ijuru aho Imana iri. Aravuga ngo Mana ndatuka izina ryawe ukomeye jye unyibaba umbabarire ko ndi umunyabyaha. Imana itivuga ngo wasenze ate? Imana iravuga ngo umuntu asenze neza umutsindishirize. Iyo wasabye kwezwa Imana iragutsindishiriza. Mubisubiremo cyane mu isoko y'agakiza. Kwezwa. Haleluya. Ntabwo ushobora gukizwa utezwa. Nibibamo simbizi niba Imana iri buze kudukundira ariko ngo ni iyi minsi nari nzi yuko nzaza kumara iminsi 3 hano none yindi minsi 3 nkajya ku inora ariko hari abayobozi nari mabyanga ngo nzakomeze kundagiza ku gatandatu. Yego. Rero nigeza ku gatandatu niho nzabasobanurira n'impamvu tugomba kwezwa. Nzazibabwira Imana yarazimishuriye impamvu zirindwi tugomba kwezwa. Ejo muzazinduke noneho turebe impamvu tugomba kwezwa. Hazagira umuntu uvuga ngo ngiye ngo ntabwo ndimo ngo njye n'ibindeba, aho uzasanga bikureba cyane. Uzasanga bikureba cyane kandi iki cyumweru kirarangira Imana n'ibikungu byose ituvana. Imana yacu. Kwezwa rero nari nabwiye ngo ni isoko y'iki y'agakiza. Haleluya. Wakubaza isoko y'agakiza wamusobanurira ko ari iki? Kuvuga isoko y'agakiza ni guterana. Uzi ko ushobora guterana n'umunyedini. Uzi ko ushobora guterana utaje gusenga ahubwo waje kureba waje gusenga. Bakakubaza amaraporo badasende umunsi yaje bangana. Abaje se ninde ushibashije. Bona no mukanya kase ngo yaje nawe. Mumeze nk'amaneko muterana. Urase ubona n'uzayaje. Bona aho tushima cyane yaje. Urase ibyo bintu barebe kubareza. Ushobora guterana utayiteza. Ushobora kujya no mu mirimo y'Imana uteje. Ariko kwezi isoko y'agakiza. Amen. Ntabwo isoko y'agakiza ari ikizagaragaza ko wakishijwe ari inshingano ntabwo banakwibeshyaho bakagutorera imirimo kandi udakishijwe. Si byose bakwibeshyaho rwose ntunajye inyuma y'itorero kandi ukwiye kuhajya kubera ko wowe ufite wagiye wihishahisha mu mirimo ntibakubone. Ushobora kwihisha mu mirimo abantu ntibakubone kandi uri umunyamufiti. Ntabwo muzi ko bibaho. Bibaho hari umuntu wasanganye amaze gusambana ahita aza mu rusengero ashima Imana ahita atanga 500. Noneho bagiye mu nama y'abadiyakoni biba niho bikurwa mu guhugura umuntu batera agatukita ariko nibwo gisambana cyaduhaye imvura. Ibyo bintu
kandi uko yamuvuze ananavuga niko bisaba ubwo besha ubwo natukanye cyaduhaye ubwo n'abandi batangira magana atanu isako ni menshi turamushyira inyuma y'itorero gute umva kuko magana atanu ni benshi turamushyira inyuma y'itorero mbega umuntu akazana ibyaha bye kubikorana noneho mwebwe mukananirwa kumuhagarika kubera ukuntu ari we uba utanga amafaranga menshi. Ntabwo Imana ishingira ku mafaranga yacu menshi kugira ngo itwemere, ishingira ku kwezi kwacu. Mwebwe mugomba kumuhagarika, mwarangiza mukaririmba adahari kugira ngo Imana ibiyobore. Nubwo byari muri mwebwe nimutabatera imyuka mibi n'abadayimoni n'imyanda, mukananirwa no gukorana n'Imana kuko mwananiwe kuvuga ukuri. Mutavuga ukuri dayimoni nayo ikaza ikabana namwe n'ibinyoma biraho byicanye nawe, mugatinya mukananirwa kuvuga ubutumwa buzima kubera ubwoba. Ariko mugasabiye imbaraga zo kwezwa zituma mubavugisha. None se ubwo kugeza abanyabyaha buze urusengero Imana mwazanigira buki? Mutababwiza ukuri, mutababwira yuko bazarimbuka niba badakijijwe, mutababwira yuko abeshejwe nibo bazabona Imana. None se ababatijwe nibo bazabona Imana? Byanditse neza, byanditse ariko abeshejwe bazabona Imana. Niba nataha ijuru rizakoma mu mashyi baki kubera kwezi. None se uko atanga menshi ariko n'umupagani tanga menshi ariko ntakishijwe, aritanga ariko ntabakishijwe, arakubagana, arasambana, ariba, arabeshya. Ni umunyedini ntabwo ari umukiza. Abakristu ibanga ry'iki? Ukwezi. Usubiremo cyane ngo kwezi. Ibindi byose uzazana nushaka bizakore, nushaka bizageza aho bikugeza, ariko bizakugeza mu ijuru. Akora igihe byaguhesha amahirwe ukabona akazi, ariko ko mu ijuru ntabwo uzagera, ko mu ijuru ntahabeshya. Nari mbabwiye ngo isoko y'agakiza ni iki? Hanyuma icya kane rero, Baheburayo 12:14 aravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Kwezwa ni itegeko ku bagenzi bajya mu ijuru. Uvuze kuki? Iki ni itegeko ku bagenzi bajya mu ijuru, kuko Bibiliya yavuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa. Kugeza mu kwinginga cyangwa gutegetse, iradutegetse, yaba abagabo, yaba abagore, yaba abasore, yaba abakobwa. Imana iradutegetse ngo tugire umwete wo kugira